gitifu ariko mwawe kuki ibintu umuntu udakurikirana ibintu ni ukubera iki? Wajya ukurikirana ibintu, ntabwo uzi ko muri aka kanya nakoze ikiganiro kuri Gospel Rwanda Kona. Nakoze ikiganiro, ushaka wakoresha inama ukabwira abaturage bakaza bakareba ikiganiro uburyo nagicayuraga. Akenshi na kenshi ndibaza mbese ninde rubanda, oya nsubire mu kabyona nk'iyagiye. Akenshi na kenshi ndibaza mbese ninde rubanda, njye ni wowe nibo ni twese gusa bagira menshi. Naho ngaho ikintu abashaka kuvuga ngo nkubone Mana nkubone, ndakwisabiye Yesu nkubone, nkubone Yesu nkubone, ndakwisabiye Yesu nkubone. Nabwamo Yesu kigaragara ko adeperi yayigiyemo. Katolike ni Mwami wanjye Yesu uri ngabinyigira, ungoza imbere n'inyuma, sinyikangwa na Satani, ungoza imbere n'inyuma. Hello guys, murakaza neza kuri YouTube channel yacu Gospel Rwanda Kona. Nkuko mutangiye kugenda mubimenyera, tuba turi gukoresha ahantu henshi ibiganiro. So uyu munsi twabazaniye abatumirwa bashyanaga ari umuntu umwe, babiri. Hari uri iburyo bwanjye, hari uri ibumoso bwanjye. So reka tangire batwibwira. Amazina yanjye ni Sayimana Jean d'Amour, ariko abantu benshi banzi nka Musi Comedy wacu. Musi Comedy wacu bakuzi kuki? Bakuzi abantu benshi banzi ko nyina comedy, ko setsa ibintu nk'ibyo nyine. ubikorera he? Bikorera hano nyine muri Masaka nyine, tubikora mu rugo kenshi. None se na social platforms ukoresha? Imbuga nkoranyambaga ni TikTok, YouTube na Facebook. Ntabwo account yawe yitwa gutyo Muzi Comedy? Ni Musi Comedy wacu uko neza. Wowe nawe tubwira amazina yawe. nanjye nitwa Mukunzi Shafi. Nanjye nyine nsanzwe ngiye nyine ndi umuntu nanjye ukora ku by'imbuga Facebook na Instagram na TikTok. Okay, wowe ukora iyo content bakiyishyira mu Ngiye content yanjye ubundi abenshi banze ku bintu by'imyidagaduro, cyane cyane ku mapost ya APR cyangwa se kuri post za Jay Polly. Mbese ni muri izo nk'izo content mba ndiho tu. Okay, noneho gusa yaba ari wowe njye numva ngo ni mu na Jay Polly, kandi nzi ko ujya ukora ibyo bintu. Ni njye n'ubundi kuko abenshi bambaza nyine ngo mpana iki nawe. Amenda no gusa Cyane benshi babimbwira, gusa nyine ndanabyishimira. Buriya kugira umuntu musa n'asano bafitanye akenshi nyine ntabwo babyemera ko wenda babwiye wenda ko ntacyo dupfana, ariko nyine benshi bazi ko tuva indimi. So tujye kuri wowe, ubwire iriya iyo content yawe ukora Muzi channel Muzi Comedy wacu. Muzi Comedy nyine byaturutse kugira ngo ko ari iyo content ugomba guhereza abantu, nyine ni iki nyine njye byanje mu gukina comedy n'ibintu nkunda. Gukina comedy mba numva nasetsa abantu nyine. Ntabwo se ni nk'ibiki ubikora nyine, wenda n'abantu baba bakubonye gutyo kuri YouTube bakunda batajya bakoresha TikTok, nyine banyuremo muri make mu bintu uvuga ni ukora nyine. Oya, ni nka comedy wenda bakishirizaho nk'akantu kaba karakunzwe nyine, wenda mpamagara nyine. Uhamagara nde? Mama, nkunda guhamagara mama cyangwa gitifu. Umutuka se umusaba bimeze bite? Nyine ntabwo ndi kubyumva neza ukomeye. Njyewe nyina comedy wenda reka mbabwira ka mbere mwumve. Ma, kuva nava mu rugo buriya hari intambara y'ibigikihabara, cyangwa ubwo nahavuye ubu yaragabanyutse. Oya manza ni ingaruka, ahubwo hazaba intambara y'isi ya gatatu, kuko mwumviye ibijumba n'umushogoro, umva bya bindi bya nyabyo.
oya nkumbuye ibijumba n'umushogoro, urumva mu mujyi mba menyereye ibintu by'imiceri na za kawunga, ibijumba n'umushogoro n'umwumbati mba mbikumbuye cyane. Sawa nenda no kuza, ndabona Noheli n'ubunani byegereje, nzaza. uzagushyira ku isuku. Ikintu nzagushyira se, ikintu nzakuzanira ni kawunga, kawunga cyane cyane niyo ihendutse muri Kigali. Ese karere kuri make k'umuceri wuriye amafaranga ubu nayakura he? Ni nk'ibiro 5 byo nzabimanukana humura. Sawa urakoze. Iyi niyo kote nyine ibintu nk'ibyo. ariko ubwanyu bari barabamaze ese nambara y'ibiryo ngende kwibaza iwanyu ni wowe mfura, ni wowe gucura ku buryo nyine ugeze ibintu bihita bihinduka nyine biba induru. Ni njye fura, ariko nyine urumva ikintu cy'imirire nyine mba ndi nacyo ngezeho. abacuruzi Ndacurana cyane gusa nyine ufite impano kuko buriya kubwira umuntu ngo utinya ukora ikintu iki nyine wakitinya, nawe umuntu uri gukora navuga ati ndavuga nanjye nsubize, kumva ko nyine aribaza nyine akanisubiza nyine, ukumva ko n'undi muntu ku ruhande barimo barasubizanya, kumva ko nyine itara yiwe akomeje ejo yagira ahantu heza nyine kandi byacamo. Ese tubwire nyine umaze igihe kingana gute, ese n'uwo misaruro umaze kubona nyine kuva wagera ku mbuga nyine ukora ibyo bintu bya komedi? Ngewe umusaruro nakuyemo ni uko abantu benshi banzi, abantu benshi bankurikira, niwo umusaruro ashobora kuba narakuyemo, ariko wenda n'ibindi bizajya bigenda biza gake gake. Kuba iyo umuntu afite abantu barenze 100,000 kuri TikTok bamukurikira bamuforowinze, ibintu nk'ibyo, ukaba afite wenda n'ibihumbi 30 kuri Fibi, mbese nyine imbuga ukagenda nyine uzamuka, igihe ugeraho ukabona n'amafaranga, nubwo amafaranga yaba atari yaza nyine, ariko umuntu arakomeza agakora kubera aba abikunda. Murabyumva, uyu mwana maze kwiyikaho abamukurikira 100,000 118 kuri cyamamare, TikTok. ari legend in the making. Twagiye kwamamaza Jay Polly. Nawe nyine ndashaka ngo umbwire nyine ikintu gituma wumva ushaka nyine ukora ibyo ukora ku mbuga nkoranyambaga, umusaruro umaze gukuramo, nyine ikintu gikomeza kigutera imbaraga zo kumva ko wakomeza kubikora. Ubundi ikintu cya mbere kigutera icyizere cyangwa se kigukomeza mu buzima ni icyizere ugirirwa n'abagukurikira, kuko ndakeka n'ibintu by'amatiku se cyangwa bino bintu byo kwitobitanya, bino bintu byo ngo amacakubiri, akenshi uzanye ibintu bidakurura ba bantu bakorana unfollow nyine n'ubundi ukajya down, ariko iyo ukora ibintu byawe neza nawe uhutaje, akenshi nyine urakundwa kuko baba bazi ko nyine ibintu byawe bikora neza. Ikindi nyine umumaro urimo ku mbuga nyine tumenyana n'abantu batandukanye mu gihugu cyose, ushobora kugera nkakumva ngo uriya ndamuzi, ariko umutangaje ni uko mubaza ati mbese simuzi, ahubwo akakubwira ngo ndakuzi nyine kuri bya bintu byawe ukora. Icyo gihe wumva ko hari ikindi kintu nyine, hari indi ntambwe nyine uba uteye, wumva ko ejo nawe ubonye ubushobozi nawe wagira ejo heza ku buryo nyine wagira imbere mu byo ukora byose, ukumva ko utari wenyine, hari abantu nyine bari inyuma yawe bazagusapotinga igihe wabitabaje. Ikindi wenda kuwambaza wenda kuri Jay Polly, ye nyine nakuze njye mukunda nkunda ibihangano bye, ariko nyine aza gupfa. Mu gupfa nyine byarambabaje kuko nari ndi ku ishuri, naho mu gutaha barambwira ngo wa muntu ngo muvindi ngo yarapfuye wese n'indi banyise ifoto nyine nsanganiza. Rero ubu usanga nyine umuntu wese duhuye arambwira ati ngo ni byiza ngo kuba ngambona ngo bimwibutsa nyine wa muntu, ukumva ko nyine buriya iyo hari n'ikintu cyangwa se iyo hari nk'inkuru umuntu yasize ku musozi, iyo hari uwo bari kuyivugaho, akenshi wumva ko nawe wazatera ikirenge mu cye, nawe ukaba wa wundi, kugira ngo nawe nyine uzakomeze nyine ubashyira mu mitima y'aba bantu. Uvuze nyine ku bintu bya Jay Polly, kandi tumuziho ko nyine nk'umuntu uvuga akavugira rubanda, se akaririmba indirimbo nyine zikora ku mitima, akarimba zimwe na zimwe nyine za gospel. So wowe ikintu nyine urashaka kubaza, ese uri umukristo? Ngenda umukristo. Nsengera he? Nsengera muri church ya Zion Temple. Warabyumvise ko baciye ku madini? Ubyumvishe ute?
nyine buri wese bitewe n'uko uba uzifite Mm. akenshi nyine ugira ikibazo cyo kuvuga ukuntu ugiye kuzikuraho, ariko urumva iyo ufite ya nzira yo gukurikiza amategeko ubikuraho. Kuko nk'urugero wenda ari nk'andi macaci bavuze ngo abambaraga za mini bambaraga amajipo maremare bagiye kuyakora bajya bambara nabo uko bashatse, hari ababohotse. Aho ni hehe? Numvise muri ADEPR ngo abana bagiye kuyambara imyenda nyine itari miremire cyane, ubona ko wenda igeze nk'ano munsi hano kunuza ku mavi, Mm. bitameze nka mbere mwambaraga ugeze hasi. Rero uwakiriye nkuru nawe yarishimiye yumva ko nawe hari ahantu ageze. Rero nk'uwo nguwo wabwira ati wenda dread ntizemewe, nawe agendera muri ya nzira itorero bimusaba. Eh. Icyo wari umbwiye rero cya Jay Polly, Mm. mu butumwa nyine atambutsa ni bwinshi, kandi n'ubundi ajya kwitaba Imana hari indirimbo yasize ntabwo nyibuka neza, ariko nayo yavugaga ko nyine harimo akantu yavuze ngo iby'isi nyine aba ameze nk'uvuga nyine imitungo dufite hano ku isi, Mm. avuga ko nyine dupfa tukabisiga we ngo azisunga Yehova, kuko niwe nyine niwe nk'aho ariwe mubyeyi we. Mm. Rero mu zindi ndirimbo ze zisanzwe zirimo message kandi zihumuriza wa muntu ubabaye, ku buryo mu gihe yihebye agaruka mu bihe bye byiza. Okay. None se nk'umuntu nyine w'umufana wa Jay Polly bigezaho, waturimbiraho nyine akapera ku ndirimbo z'ibyo byose ntabwo wakwiborera. Nayiririmba tunaziririmba, ariko ugomba no kugenda ushyiramo uduce muzagiye aririmba. Nta kibazo. Hari igitero nyine nkunda avuga ngo akenshi na kenshi ndibaza mbese ninde rubanda, oya nsubire mu kabyibona nk'iyagiye. Akenshi na kenshi ndibaza mbese ninde rubanda, njye ni wowe ni bo ni twese gusa bagira menshi. Naho ngaho ikintu aba ashaka kuvuga, nyine aba ashaka kuvuga ko mu bantu muziranye cyangwa se umwanzi wawe, nyine mwese muba muziranye, ariko siko bose bakwifuriza inabi. Inabi cyangwa neza? Bamba bakwifuriza ineza. Nyine muri abantu harimo abantu babiri, harimo umwanzi wawe n'utari umwanzi wawe. Niyo bavuga ngo akenshi na kenshi ndibaza mbese ninde rubanda, njye ni wowe ni bo ni bose gusa bagira menshi. Rero njye kereka nkomeje nkashyiramo n'utundi, ariko nyine Jay Polly indirimbo nyinshi zikora ku mitima y'abantu kandi twarabikunze cyane. Noneho ikintu nshaka kubabaza, nyine nk'ahantu muri expose ku mbuga nkoranyambaga, nyine ukemeza followers n'icyo ko nk'uko wamaze kubivuga umuntu agira abakunzi n'abandi, ibyo byose ntabwo wenda mujya muhura nk'ahantu batera hejuru, mubibona wenda nko muri comments n'iki, nyine like udiringa gute nk'ahantu nkawe? Wambwira nawe witondere. Wenda nk'urugero, wenda nkanjye nkunda gushyira ibintu bya APR, ndi umukunzi wa APR, ariko nubwo mbishyiraho hari abandi bantu nyine twakwita ko wenda ni nk'abakeba cyangwa se abo mudahuje amahitamo mu gufana ikipe. Kumva ndi bamwe afana Rayon ndi mukura, ariko wa muntu witwa Rayon kumva aravuze ati ngo wenda ngiye nkamwita ngo ni Gasenyi, nanjye akanyita ngo uri igikona. Ariko ugasanga wenda nk'urugero niba badutsinze inyuro ziraba ari inyuro, ariko noneho ahantu bibonera ko wenda ibintu muri iki gihe usanga ko iyo umwe ahari kuba mpari, kuba wowe uhari hari inyungu kuri njyewe, kuba nawe udahari nanjye hari inyungu. Noneho mu gihe wowe udahari hari igihombo kuri njyewe, nanjye mu gihe nahari nawe hari n'igihombo. Noneho icyo ushatse kuvuga wenda mu makomenti ibintu dushyiraho habonekamo nyine abaduca intege. Abo ngabo rero iyo guca intege akenshi wenda kumusubiza, buriya umwanzi wawe umusubije akenshi abona ko nyine mugiye mwihangana, ahubwo wowe urakora ku buryo cyageze akomeza gusakuza agasanga nyine wararenze agasongero, agasigaye avuga ati kubera iki murwanya, ese njyewe n'iki mbura kugira nanjye nzagera aho yageze. Rero mu bintu bisanzwe muri sosiyete akenshi nujya gukora ikintu, icya mbere nyine ujye usenga Imana uyisabe icyo ushaka kugeraho. Ikindi noneho usengere na wa muntu witwa ko ari umwanzi wawe. Ibi byose bizatuma nyine utera intambwe babona ko ibyo urimo nta shyari, ahubwo urifuza ko watera imbere, nabo abandi bitwa ko bakurwanya nabo baza muri rya terambere ryawe. Ikindi kintu nakongeraho nkubaza, ubu nyine ndumva ukunda gupostinga ibintu by'imipira, hano hari n'ibintu ngenda mbona byibaza, nyine nk'abantu bakunda imipira ku rwego yiyahura ngo ni kuki nuza yewe bayitsinze, nyine ubyumva ute? Ubibona ute? N'icyo wabwira nka mwene abantu nyine abo ngabo bakora ibyo bintu? nk'urugero nanjye bimbaho nanjye ndi umukunzi nyine ntiwakwiyahura. Ubundi buriya kugira ngo ugere aho wiyahura hari indi ntambwe warateye. Buriya gukunda ikipe akenshi baragutsinda ukarira,
mbwira Yawe nawe cyane. muzi Muzi komedi wacu, mbwira nyine nawe nyine ibintu challenges cyangwa se nyine ibintu by'amakome ibintu by'amakomenti iki nyine wowe ubihanganye ute nabyo kugira ngo nyine udacinya. ya komenti si ubwo zaca intege reka ariko Bibona baragutuka birenze. benshi. mfite abantu banuka ndamutse mvuze ngo mpanganye na komenti ubwanjye nasara nta n'undi ninjye wasara njyenyine kuko ubundi umuntu araza akagutuka neza ubundi agututse hari icyo waba Mbese niko bose bagutuka. harimo abantu baza bavuga ati turagufana turakwemera turadusetsa ibintu nk'ibyo ariko hari abandi baza bajugunya imijugujugu muri komenti agutuka ukibaza ati umuntu hari isambu wenda fatanyije nabo wenda kuko abantu bakunda gupfa ibintu by'amasambu noneho muri komenti birenze n'amasambu ushaka nko guseka wigira muri komenti ukisekera komenti zirasetsa wowe komenti nazo ni komedi. komenti zanjye ubwo nazo ni komedi Ahubwo kuko zirasetsa banibaza wenda ni ihe nama nyine wabwira umuntu usa nkaho akurwanya nyine akubwira nabi. Buriya iyo ubonye izo komenti ziguca intege cyangwa zituma ukora cyane. komenti iyo ari yo yose ngewe ntago yaca intege kandi ituma ahubwo nkora cyane. Ituma nkora cyane ku buryo mba mvuga ati ngewe bino bintu ndabikora mbikunze niyo wanuka ibintu nyine nk'ibyo by'amakomenti nge ntabwo bijya bica intege ahubwo bituma nkora cyane kugira basi nanjye nzageraho abandi nyine bageze cyangwa se nanabarengera ibintu nk'ibyo. nawe rimwe tuzajya tukubona muri genzi hari igihe muzambona muri genzi ndi kubasetsa ibintu nk'ibyo nyine uri kubicaye ndi kubicaye urananimera agafata. none se ufite nyine ugira imyemerere ibintu by'amadini wemerera imana yo muri iri dini? imana yose ni imwe nta bintu byo kuvuga ngo imana wo mu mugire wowe ugiye wose uhura nayo ahubwo wavuga isengero ntabwo wavuga imana kuko imana ni imwe uko byagenda kose ariko bitewe amadini ntabwo ujya ubona ko atwereka imana mu buryo butandukanye. nawe ureba imana ubwo se mu Rwanda abasilamu ubwo basenga indi mana atari imana nyine turebye uburyo imigenzo nyine uburyo babyaporocingamo cyangwa bayegera nyine biba bitandukanye. nyine hari ukuntu uhita wumva ko yabona nk'imana zitandukanye ariko kuri wowe urumva ari imana imwe. imana ni imwe ahubwo insengero nizo zitandukanye. gusengera mu ruhe? njyewe idini isengeramo ni gatolika. mu gatolika idini isengeramo ariko barumva urundi ariko ntabwo ubu numva ntabwo nari nabatizwa. ntabwo muri gahunda ntabwo nzabatirizwa mu gatolika nkunda ADEPR. ubu ufite gahunda yo kujya muri ADEPR? muri ADEPR gatolika ko ibuze umusitari se birajya njyewe nkunda ADEPR uburyo basenga ariko nta gatolika nabo basenga neza nyine. gusa ujyamo muri ADEPR ko njya mbona bagira ibintu by'amabwiriza bakakubuza kujya ukora na komedi zawe wabigenza ute? ubacira nta kuvaho se byananiye ntabwo ati reka asubire muri gatolika nta kibazo ariko nabo ntabwo babikora. none se hatubwiye nka zimwe mu ndirimbo z'abakatolika zijya zigufasha mu gihe ukiriyo? mu gihe indirimbo nkunda ni indirimbo yitwa ngo nkubone. aririmba ngo nkubone mana nkubone ndakwisabiye Yesu nkubone Yesu nkubone ndakwisabiye Yesu nkubone. navugamo Yesu kigaragara ko ADEPR yayigiyemo. gatolika ni Yesu ADEPR ni Yesu. none se Yesu na Yesu biratandukanye mu madini nyine mu kubivuga. mu gatolika gatolika ni Yesu. gatolika ivuga Yesu arabeshya ko bavuga Yesu mbese bavuga ngo Yesu Kristo cyangwa bavuga Yesu Kristo. ni ubwa mbere nabyumvise ko nabyo natarembye. Tujya gusenga rega tujya gusenga naragoswe nyine komedi yaramujyanye. none se muzi we ni ikihe kintu ukunda kurya? ikintu nkunda kurya ntumbeshye n'icyo wanga ndakizi. yewe
ikintu nkunda kurya ni ikira. ese ibiryo ukunda ukumva nyine ntiwanabibura ibyo bavuze ngo uhora ubirya nyine More mbiki nyine mbese ibiryo wiyumvamo tu ushaka kubura Umva, igitoki ni imvange ariko itarimo ibitoki aho nkunda ibitoki. Imvange? ubwo ni ibirayi n'ibishyimbo Ni ibirayi n'ibishyimbo nibyo biryo nkunda cyane nyine. Ibyo nahora njya ariko ibyo wangaze ibyo nanga ni ubugari nibwo nanga gusa. Wanga ubugari? ibyo wanga nibyo nkunda Ukunda ubugari? nkunda ubugari ahubwo mu bintu by'amakipe ko nawe njya mbona wiyeranja niyo kipe ufana mu Rwanda Kipe fana mu Rwanda na APR. APR Nta n'indi kipe izayisimbuza. Hajye nawe niwe wavuze ufana. ewa yanjye ndi Ese umukunzi APR muyibonamo iki mumbwire mubona Ibyishimo, ifite utuhe tuntu? Tubibonamo ibyishimo, ni abasirikari, ni abantu bakunda gutsinda ibintu nk'ibyo. Kuko ari abasirikare niyo mpamvu. Wowe si no kuba abasirikare, turatsinda twebwe ibikombe twarabimaze. Waba ufanira waba twarabimaze. Byo rwose wasanga dufite nk'ibikombe 30, Reyo ifite wenda 20. Urumva ibikombe ni ikipe nkuru ariko nubwo ari nkuru APR isa nkaho ari ntoya ariko mu kuba ari ntoya APR ibisha ibikorwa Ubwo bivuze ngo ifite amagambo ariko nta bikorwa. Intoro cy'abana. Aba bana nibo babivuze. arazi no kogeza umutwiti azi no kogeza Oya ntago nari nabimenye neza. ibintu byose uzi ni comedy ahubwo nta kandi gakomeza uri gutegura muri iyi minsi wenda atari kuzamuka ku buryo muri iyi minsi urabatanga dukora agakomedi ubwo kuri iyi channel. Iyi channel turi gukora ikiganiro. ahubwo se yitwa Hajya yitwa Gospel Rwanda Kono. icyo cyongereza uzi ko natize ibyongereza ariko muri kumbwira ibyongereza. ariko iyo umuntu ari umuhanga buriya ikintu wabwiye nyine agisubiramo Tuvuze ngo komedi yihimbira urumva nyine. ngo ibaze nawe ngo gospel hajya ngo ni gospel Rwanda kona gospel Rwanda kona yego nkore komedi se akora nka komedi uri kubwira abantu bo mu cyaro ukuntu nyine hari kanze nk'abacayurire kaminini Gitifu ariko mwawe kuki ibintu umuntu utakurikirana ibintu ni ukubera iki? Wajya ukurikirana ibintu ntabwo uzi ko muri aka kanya nakoze ikiganiro kuri Gospel Rwanda Kona. Nakoze ikiganiro ushaka wakoresha inama ukabwira abaturage bakaza bakareba ikiganiro uburyo nagicayuraga. Wewe nacayuye nk'agafata. subscribe byose Ubwira abaturage bakande subscribe akazogera share ubundi cyamamare ninjire mu mwaka ameze neza. Ako haragoswe Giti we gira vuba kubite ikiganiro hari iyo babwira abaturage ati wa muhungu wanyu muzi komedi yabicayuye yakoze ikiganiro nyine ahantu bita kuri Gospel Rwanda Kona. ubwo senyuza ibintu bimeze gute Yewe we ntibiganiro tugiye kujya tubicayura buri munsi ko mutaranyirara. Mufite ibibazo ahubwo Giti mufite ibibazo kuko ngiye kurekurira amabombe vuba ngurukanka numva niba miguruka. Abanzi banye ndabagurutsa sawa sawa. So turi kugana ku misozo mugira ikintu mubwira abafana hanyu cyihuse ubundi dusoze. bahere kuri muzi twumva ibyo abwira abafana be Mbwira abafana banjye bagomeza banyereka urukundo cyaba nanjye ngo ibyo nta kibazo. muri uyu mwaka ntabwo babasaba ko bakwanga Muri uyu mwaka mwaka turimo uri seriye tu oya mwaka se ubundi tugiye kurangira rega ari kubura iminsi mike. iminsi mike ariko uwo tugiye gutangira hari ibyo bifuriza uwo tugiye gutangira aho ahubwo ni mu miguruko. Abafana banjye ngiye kuzabatamo muri mwaka. Ngiye gukora komedi zimwe zitabaho. Abantu murajya muvuga ati cyakoze muzi komedi ararenze. Ngiye kubatamo ibintu byiza ibintu nyine bya danje nyine tu. Abafana banjye bankunda bajye bakanda subscribe kuri channel yanjye ni muzi komedi wacu. No ku Instagram nayo narayifunguye nubwo yananiye kuyizamura ariko ngiye kugerageza naho nyizamure naho mujyeyo mu following ni muzi komedi wacu. Na TikTok na Fibi izo nizo mbuga zanjye nkoresha. Abantu bankunda nanjye ndabakunda. Imana ijye bamera umugisha. okay
igihe cya mbere nyine nshima ni ugushima Rwanda Gospel Corner, ni channel nziza, ni channel igukoresha ikiganiro ikubaza nyine imva n'imvano yawe cyangwa se ibyo ukora, ikakubaza mu idini ubarizwamo ndetse n'icyo wumva wowe nyine wazageraho ubifashijwemo n'Imana. Nyine urumva ko ibintu byose byabo byose harimo gospel, rero urumva ko ibintu byose nyine ari ukwegereza Imana. Rero nabashimye cyane, igihe cyo nasaba abantu bacu cyangwa se inshuti zacu ngo ni nk'abafana, abafana ba Rwanda Gospel Corner cyangwa se abafana nanjye banjye bamukunze, icyambere no gukunda ibikorwa dukora, kuko nta ugera imbere nyine atabigizemo uruhare kuba nyine atafashijwemo n'aba bantu bitwa ko ari inshuti ze. Rero uyu mwaka nyine uzababere mwiza, dufatanye, kandi uyu mwaka nanjye nzahora n'inshuti zanjye, abakunzi banjye bamukunzi, amapeji, TikTok, hose tuzaba turimo nyine tubikora neza. Kandi ndakeka nuza iyi YouTube channel turi gukurikira ya Rwanda Gospel Corner, abo bakoresha TikTok nayo mazina yabo, yaba na YouTube, Instagram, nuko nuwumva ko wabikunze wandike muri comment udusaba ko ubutaha nabwo twazongera tugakorana. Murakoze cyane, umwaka mushya. abandi bana mugire mubikurikirane. So mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu uyu munsi. Abatumirwa bacu bari muri comedy wacu na murumuna wa Jay Polly. So thank you, see you next time.